Ikintu cyadutangaje ni ukubona papa twumva ngo aha ni gatanya na mama tutabizi. Urabona uko ngana mfite umugabo w'isezerano ubuse ndi umuntu wo guhabwa gatanya. Shwagara shwagara bagara ishwagara bagara shwagara bagara. Murakaza neza mu gice cy'amakuru ya Pini Rwanda twise Shwagara Bagara, aho tubagezaho amakuru adasanzwe. Ni igice kizajya kigaruka ku makuru ubona ko adasanzwe harimo akantu. Muri Shwagara Bagara rero reka twerekeze mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Cyeza, mu kagari ka Biringaga, mu mudugudu wa Nyabisindu. Reka dutangire uko. Nitwa Mukeshimana Renata. Uyu munsi cyabatangaje ni ikirere. Ikintu cyadutangaje ni ukubona papa twumva ngo aha ni gatanya na mama tutabizi, bataranagabanye ngo tubimenye, natwe nta naho dufite nibura ngo tuvuge ngo baraduhaye nk'abana. Uyu mukobwa rero nubwo ndi kumwita umukobwa, ni umubyeyi w'imyaka irenga 40, aranubatse. Ngo ntabwo yumva ukuntu se yahaye nyina gatanya uyu atabizi. Pini Rwanda bihuye nawe ari kumwe na nyina n'abandi baturage, ndetse bari bavuye ku biro by'umurenge wa Cyeza ahari hari kubera imihango yo gusezeranya abageni, aho batari bishimiye ko se yaje gusezerana n'undi mugore, ubwo ni mukase huyo. Ku cyifuzo cyacu banabitesha agaciro. Batesha agaciro. Yasezerano kuko n'ubundi byakozwe ku ngufu. Byakozwe ku ngufu ni isezerano abantu basezeranye ku ngufu ni nk'aho babyibye. Umukobwa we ubwo so ntazakuvuma, waretse so akisezeranira n'uwo yakunze. Twari tugiye kubuhagarika kuko twari dufite impapuro zibuhagarika, kandi twaraziduhagarika ubukwe bwa papa bwitwa Rurangirwa Gonzalve na Mukaruziga Beatrice. na Mukaso. Ubwo ni mukadata. Ubwo so ntiyari kuzakuvuma muhagarikira ubukwe. None se wakwemera ko asezerana mu bya nyoko kandi atarabigabanye? Natwe abana nta n'umwana n'umwe ugira nabe n'akarima yasoromamo n'imboga n'ibintu. Muri bangahe? Turi babiri bari kandi barapfuye. Uyu muravukana? Hari na musaza wanjye ariko ntabwo yabonetse. Mugiye guhagarika ubukwe. Byarangiye bite se? Byaragiye tujyanye impapuro nyine badusabye. Ejo twari twanagiye zimwe turazifotoza, baratubwira ati tazibira aravuga ngo tuzifotoze ngo tuzisigire umudaso. Turazifotoza zisigira umudaso. Tugezeyo nkaho nabivugiye muri rusange, bamujyanye mu bwiherero ngo harajyamo ngo abantu batatu bonyine. Amaze kugeramo rero bahita bavuga ngo arasezerana, ngo byanga bikunze ngo arasezerana. None habaho umuhungu wa mukadata aho twari turi hanze akajya avuga ngo ibintu birimo amafaranga, ngo aba baraseba ngo n'ubundi ngo aradusezeranye. Byarangiye ubukwe bubaye. Byarangiye bubaye. Gitifu noneho ubwo tasizi yabonye bimunaniye, umukecuru avuze ati ngiye ntago nemera ko musezerana, nibabihagarika kuva hakirimo amakimbirane, abanza ategereza ubujurire bwanjye, nanjye ndategereje ubwo. Warize papa wakizezerana na Mukaso. Ariko yasezerana ate? Ntego yanasezeranye, ariko se yasezerana ate bataragabana tutabizi? N'umuryango utazi ko abo bantu bahanye gatanya. Abantu iyo bahanye gatanya abantu ntibabagabanya. Hanyuma uretse umukobwa rero na nyina nawe nguyu bari kumwe. Witije bo ni Firida w'imyaka 72 y'amavuko, niwe nyina w'uyu mukobwa. Hanyuma Witije bo ni Firida avuga ko umugabo we yitwa Rurangirwa Gonzalve, basezeranye mu myaka y'1990. Hanyuma rero ngo yatunguwe no kuba umugabo yaragiye kwaka gatanya ku myaka 70. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rukanzura ko batandukana. Nako urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye mu karere ka Muhanga
ntabwo ari urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, rukanza ko batandukana, ariko n'ubundi nubwo rwabatandukanyije, uyu mubyeyi w'imyaka 70 hari hashize imyaka irenga 30 yarahukanye. Ubwo umugabo yari afite abagore 2. Umugabo we yari afite abagore 2 nabyo. Hanyuma rero umukecuru ati ku myaka 70 koko ndi umuntu wo guhabwa gatanya. urabona uko ngana, mfite umugabo w'isezerano, ubuse ndi umuntu wo guhabwa gatanya, nta n'ibyanjye noneho n'ibyanga, nta n'ibyanjye umugore namujyana ahandi kuko umutungo barimo n'uwanjye, n'amaboko aracyariho ga nuko arwaye, n'aba yaje nawe uyu yaje mu kigo cy'amaboko nuko arwaye. Ariko so umugore bamaranye igihe kingana iki mutabiki? N'abamarana imyaka 70. Gusa nanone ikimubabaje kurushaho nuko urukiko rwanzuye ko nta kintu na kimwe azahabwa, mu gihe we agaragaza ko hari imitungo myinshi yahukanye asize mu rugo rwe, irimo inzu, irimo amashyamba, irimo imirima n'ibindi byinshi yagiye agaragaza, ariko urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwanzura ko batandukana. Gusa harimo aratubwira ko yajuriye mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Gusa ariko igitangaje nubwo avuga ko yajuriye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeza, tuvugana nkanjye nka Dushima Umuremyi, umunyamakuru wigenga, yambwiye ko urubanza rwaciriwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ruha gatanya Gonzalive ndetse n'uyu mugore we Bonifirida, bose bafite imyaka irenga 70. Umuhesha w'inkiko wamaze no kururangiza rwabaye itegeko. Hanyuma rero kuba uyu mugore arimo aravuga ko yajuriye ndetse bafite n'urubanza mu minsi iri imbere muri uyu mwaka mu kwezi kwa 9 niba ntarimo ndibeshya, umurenge nta proof cyangwa se nta gihamya cyabyo wabonye. Umurenge warebye muri systeme ubona abantu baratandukanyijwe byemewe n'amategeko ndetse n'umuhesha w'inkiko, urubanza yararurangije. Nawe ubiha umugisha, umusaza w'imyaka 71 aragenda azana umugore muto, abwira umurenge ngo umugore mukuru twaratandukanye byemewe n'amategeko, ni mudusezeranye n'uyu mugore muto nawe twabyaranye abana 4. Hanyuma umurenge ngo urebye muri system ubona ko baratandukanye, nawe urabasezeranya. Kuwa kane w'iki cyumweru gishize, ubwo hari tariki 29, uyu mubyeyi ndetse n'abana be n'abaturanyi bari bagiye guhagarika ubukwe k'umurenge, bati mu buhagarike, ariko n'ubundi ubukwe burangira bubaye. Uwo musaza birangira asezeranye n'umugore muto nanone nawe yikundiye nkuko yari yarakunze n'uyu mukuru. Gusa abana bati nta karengane, umubyeyi nawe ati nta karengane, ariko nanone we basezeranye ivangamutungo muhahano, mu gihe uyu mugore mukuru bari barasezeranye ivangamutungo rusange. Umukecuru ni umuturanyi namuherekeje. Icyadutangaje mugiye kwita ubukwe, ubwo nyine nabyo byari birimo bitewe nuko yampamagaye ati ndagira ngo uze tujyane ujye kunyumvira ibyanjye. Uyu mukecuru noneho ndamuherekeza, mu kumuherekeza njye nahageze ibintu birantangaza. Uwitwa Bonifirida utuye mu mudugudu wa Mugereke, akagari ka Gitare, bashyiramo ingufu mu gusora, umurenge wa Nyarubaka, akarere ka Kamonyi. Bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeza, impamvu gusaba guhagarika amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Rurangirwa Gonzaga na Gonzalive na Mukaruziga Beatrice,
Bwana Munyamabanga Nshingwabikorwa, mbandikiye iyi baruwa ngira ngo mbasabe guhagarika amasezerano yo gushyingirwa mariage hagati ya Rurangirwa Gonzalive na Mukaruziga Beatrice, ateganyijwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu murenge muyobora wa Cyeza. Ubwo kwari guhagarika. Bwana Munyamabanga Nshingwabikorwa, uwo Rurangirwa Gonzalive yari umugabo wanjye, twasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, tukaba dufitanye urubanza rw'ubutane. Ikirego kikaba kigeze mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, gifite nomero zihore zisimbuke nomero, ego, ariko kikaba kitarahabwa itariki yo kuburana. Bityo rero, kubera ko iki kirego cy'ubutane kigira ingaruka ku mitungo ndetse no ku bana, twasabaga ko amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Rurangirwa Gonzalive na Mukaruziga ahagarikwa kugira ngo icyo kirego cy'ubutane hagati ya Rurangirwa Gonzalive na Uwitije Bonifrida kibanze kiburanishwe, kugira ngo kandi Rurangirwa Gonzalive atazavanga imitungo na Mukaruziga Beatrice, kandi agomba bagomba kubahiriza kuyihagarika. No uwitwa Bonifrida bari barafatanyije. Mbashimiye igisubizo cyanyu cyiza. Hanyuma rero ubuyobozi bw'umurenge bukavuga buti niba koko byaranabayeho ko umuhesha w'inkiko yaba yararangije urubanza, hanyuma n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga narwo rukongera rukemera ubujurire, rugatanga indi tariki yo kuburana, ariko muri sisiteme ngo bikaba bitari birimo biragaragaramo n'ubundi niyo yarega aburana imitungo, abo basezeranyije babasezeranyije ivanga mutungo muhahano, ntabwo ari ivanga mutungo rusange. Ubwo azakomeza arege, ngo niba bazaburana niya bizabaho, byanze bikunze u Rwanda rutanga ubutabera, inkiko zizareba igikwiye zitanga ubutabera. Hanyuma rero uwo musaza Gonzalive nawe ntimugire ngo twamwimye umwanya, nawe turamubashakira, nawe tumuha umwanya. Ngayo nguko kari agace kitwaga Shwagarabagara rero ni igice cy'amakuru Pini Rwanda izajya ibagezaho, kirimo amakuru yihariye, kuko ya makuru nayo wumva nyine ukumvamo akantu ka Shwagarabagara. Mukande kuri like, muduhe ibitekerezo byanyu, musharingi. Hano ni iwabo w'ibyiza.
hanyuma rero mbere yo gusoza reka nongeye mbibutse ko abo mu mujyi wa Kigali ahantu heza, akabari keza, bare nziza, club nziza yo gusohokeramo bayita Kraus. Kraus ni ku Gisozi ruguru ya kaminuza izwi nka Iyerika. Munyarukireho babaha serivisi nziza ntagereranwa. Usibye ibyo kunywa, usibye ibinyobwa cyangwa se ibyo kunywa by'amahitamo yanyu, bafite n'igikoni cyiza. Babokereza bijyanye n'amahitamo yanyu. By'akarusho kandi buri wa gatanu noneho babazanira umuhanzi. Hanyuma rero tuvuye mu mujyi wa Kigali, i Muhanga muri Smart Motel ahazwi nko ku Kinamba, n'ubundi naho wagira ngo hari ikiyaga, ku kiyaga cya Muhanga. Ahantu hari umwuka mwiza, hari umutuzo ku rwego ubyifuzaho, batanga serivisi nziza, hari amacumbi. Ibirenze ibyo kandi, uvuze uti ngiye ntabwo nshaka kurara iruhande rw'ikiyaga nubwo utabyanga, mu mujyi ahahoze hazwi nko kwa Vincent naho hari amacumbi meza. Ni mu mujyi ariko amacumbi yaho ntabwo wumvamo ibintu by'urusaku, ugira ngo bashyizemo soundproof, ntabwo urusaku ruva hanze urwumva, nawe ibyo wavugira mu nzu ntibisohoka, uragenda ukaruhuka neza ugasinzira. Mubagane babahe serivisi nziza. Reka dusubire ubutaha mu yindi shwagarabagara. Shwagarabagara y'uyu munsi yagarukaga ku mukobwa wababajwe nuko se asezeranye n'undi mugore, akanababazwa nuko se ahaye gatanya nyina atabanje kubimenyesha umukobwa. Ngayo nguko. Je nitwa Daniel Dushima Umuremyi nkuko nabibabwiraga. Nta gihindutse, nushaka wongera urwandema.